yavanyemo inda. Ku mugoroba ho kuri uyu wa kabiri tariki 17 Gashyantare 2026 mu mudugudu wa Kavumu akagari ka Rubira mu murenge wa Gitoki w'akarere ka Gatsibo nibwe nkuru y'uko witwa Adeline niyo nkuru w'imyaka 22 yarakuriwemo inda n'uwitwa Habiyakare Donati bakunze kwita Kabinda. Yavanyemo inda ngo yimukuyemo rero bamwita Kabinda. Umukobwa wanjye yagiye ahantu bavaniyemo iyo nda y'uwo mwana barangije aza kuyibyarira hano mu nzu. Narize numva ndahogoye naraye nijoro bwarenze bucya. Ejo ku mugoroba nka saa 12 umukobwa yavuye hano ajya kureba umugore w'umuturanyi we mugenzi we, noneho hararayo. Mu gitondo tugiye kumubaza ngo tumubwira ko twabuze umuntu, aravuga ati umugore yaraye hano, ati yaje ageze hano ataka mu nda abura imbaraga zo gutaha. Tuje umukobwa yatuje inyuma araza icuye hirya mu gikari araza ajya mu burara aryama. Nyuma y'isaha nibwo bamamagaye nuko ndaza nsanga indi maje kuvamo. Twebwe twabonye ikibazo umuntu wacu yakuyemo inda, kandi mu gukuramo inda hari umumama wamuhaye ikinini, urebye yari amezi ageze muri 6-5 kuko umwana yagaragaraga rwose. Icyababaje abaturage ni uko ubwo bwajyaga gucya basanze umurambo w'uruhinja waburiwe irengero aho yararabitse mu ikarito. Uruhinja baruvanyemo, dore igikarito bari bamubwiye gushyiramo ni iki ngiki. Umwana yari yamushyize mu mwenda wiwe, noneho aza guterekamo hano, none umwana baramwibye, iya nyuma niyo basize mu kijerekana. Umugabo w'uwo mugore wabikoze yahereka arashaka kugira ngo bamutorokane ngo bamujyane, ngo sinzi ngo aho yendaga kumujyana kugira ngo bitagaragara. Ababikoze bamwibye baramutwara, ariko urabona muhasanze amaraso, musanga n'igikarito intumbi bayitwaye. Nubwo yaba inda banayivanyemo ariko tukanamushyingura tukanya ngo turamushyinguye. Ubuse wamenya bari mushya bamuta mu kiyaga bamuhimbwa zikamurya, ubu nago tumurira ngo tunamushyingure. None muri iki gitondo baramubuze. Uba haruzi ngo mu nzu harimo umuntu bamukuyemo yapfuye, twarangiza tukahura n'ikibazo twajya mu nzu tukamubura. Ni ibintu bikomeye cyane. Abaturage bakavuga ko babangamiwe n'uwitwa Kabinda bashinja gukuriramo abakobwa inda bigeza ku bibazo nk'ibi. Cyeka n'ubundi ko yaba afite ibyo binini bikuramo indurumba, ariko ayo ni amakuru azwi. Turifuza ko hafungwa nyiri ukumuha iyo miti, kuko n'ubundi sibwo bwa mbere abikoze, hamwe n'uwo mukobwa wari ubyaye. Manyuzwe Pierre Kiraveri ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitoki, avuga ko yaba umugore ndetse n'umugabo bakekwaho gukuriramo umwana w'umukobwa inda bamaze gutabwa muri yombi, mu gihe nyiri gukuramo inda agishakishwa. Ariko uwakuyemo inda we yahise atoroka, ubwo twafashe wakekwaga ko yayimukuriyemo. Uwo rero niwe twese ashyikirizwa polisi, hanyuma mu gihe tugishakisha uriya mwana wakuyemo inda. N'uyu munsi twaramukiye tugira ngo tumushake, inzego z'umutekano na RIB turamubura, ariko dusanga ari umugabo we nawe, kuko bafatanyije bose, nawe uri mu nzego zari ari mu buyobozi, ari muri RIB nawe turamukurikirana. Umwana wari ugiye kuvuka bikarangira indi kuwemo yari uwa Kabira Adeline niyo nkuru yaragiye kubyarira mu rugo, dore ko hari undi mwana yarasanganywe. Savio Kwizera, TV hano mu karere ka Gatsibo.